Mwiriwe neza, nizere ko mumeze neza. Uyu mwanya rero tugiye kwirebera icyo bita inkeko y'ururimi nyamuntu. Ese ubundi ururimi nyamuntu rwaba rwarakomotse he? Ese ni gute twisanze tuvuga? Ubundi abahanga n'abashakashatsi ndetse n'abemeramana hari uburyo babivugamo. Abashakashatsi bagira bati ururimi ruvugwa n'abantu rushobora kuba rwaratangiye ari nk'ikintu cyaje kigakubita ngo pa, kikaba ako kanya abantu bahita bisanga bavuga. Abandi bashakashatsi bakavuga ko ururimi ari ubushobozi mvukanwa, nk'uko umwana avuga mama, papa, ndetse agakura agenda, yuko ari ibintu bavukana. Abandi rero abemeramana bo ntabwo ari uko babyumva, bo bemeza ko ururimi nyamuntu cyangwa se ururimi urwo ari rwo rwose ngo rwaba rwaratanzwe n'Uwiteka cyangwa se Imana, nk'uko yatanze ubundi bushobozi nk'uko muri Bibiliya babivuga. Ubwo bagira bati Imana iha umwuka, ibanukira mu ntumwa, nuko batangira kwivuga indimi. Ese wowe waba wumva ururimi nyamuntu nk'inkeko? Urumva wowe ururimi nyamuntu rwaba rwarabonetse gute, ndetse rwaravumbuwe gute kugira ngo wisange uvuga? Nyandikira muri komenti, mwibuka mu gukora subscribe, like, share, kugira ndebe ko ibiganiro byanjye muri kugenda mubikurikira neza.